hanyuma bibaye mu kwezi kwa gatatu aya magambo nibwo Imana yampaye mu gihe nari ndi gusenga. Hanyuma kandi nabonaga turi ahantu nkaha mu iteraniro, hanyuma ndyamye numva umuntu ambwiye aya magambo kandi twaraha, arambwira ngo yambwiye n'ibindi byinshi ariko ndavuga ibyo yambwiye hano. Arambwira ngo ni ngende mbwira abantu ko bakwiriye kwezwa no gutungana, kandi umuntu wese, mbese wambwira ute kukunda Imana ukagenda uharabika abandi? Mbese wambwira ute kukunda Imana ugakora ibyaha rwihereranwa biriya? Ariko ijambo ndyamye rirongera riragaruka. Igihamya cyanyeretse ko byagarutse ubwo nabonaga turi muri iri teraniro, hanyuma abayobozi banjye nabonaga hari n'abashyitsi. Ngo uwo munsi nibwo nari kuvuga iri jambo, hatungurana abashyitsi. Kambivuge, wowe ubanye ute n'Imana? Zaburi nshya. Muririmbyi aravuga ngo jya wumvira umwuka kandi ugwize urukundo. Asoza avuga ngo nta soni uzagira nubona Yesu. Haleluya. Nta soni uzagira nubona Yesu. Dusome ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Maze iminsi ntameze neza, ndwaye amaso cyane, ubwo rero murihangana ndasomera muri telefone. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Dusome amagambo ahari. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, mbabarire, mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika umutima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana, nubwo yabishakaga cyane arira. N'aya magambo ndashima Imana ko Imana imariye kugaragara hano. Ntabwo ari kenshi cyane, ariko ndashima Imana ko uyu munsi bikoze. Aya magambo ni amagambo Imana yampaye. Ngewe nkunda gusenga kandi nkasenga bucece, ntabwo ari kenshi abantu basenga bucece, ariko nje ibyo bintu nabigize umuhamagaro, nkisengera ubwanjye kandi nkasengera n'itorero. Hanyuma bibaye mu kwezi kwa gatatu aya magambo nibwo Imana yampaye mu gihe nari ndi gusenga. Hanyuma kandi nabonaga turi ahantu nkaha mu iteraniro, hanyuma ndyamye numva umuntu ambwiye aya magambo kandi twaraha.
arambwira ngo, yambwiye n'ibindi byinshi ariko ndavuga ibyo yambwiye hano. Arambwira ngo ni ngende mbwira abantu ko bakwiriye kwezwa no gutungana, kandi umuntu wese agaharanira kubana na mugenzi we amahoro, kubera ko hari imizi myinshi yo gusharira igiye kumera igahagarika abantu benshi imitima, ndetse benshi muri twe bagahumana. Irambwira ngo icyo nkeneye ku bantu banjye ni ukwezwa. Umuntu wese mu mwanya we, irambwira ngo uzavuge ngo abantu bakwiriye kwezwa. Uhereye ku muto kugeza ku mukuru, uhereye kukora imirimo iri hejuru n'ukora iri hasi. Dukwiriye kwezwa kuko umuntu wese uteshejwe, uwo muntu arambwira ngo abantu barakora ariko kwezwa byananiye abantu benshi. Abantu baritanga, abantu barasenga, ariko ugasenga amasengesho yacu ya hato na hato agiye abonekwamo n'ibyaha. Ariko umuntu arambwira ngo dukwiriye kwezwa kuko igihe kigiye kuza uteshejwe ntazabona umwami Imana. Bibiliya rero iratubwiye ngo kandi twirinde hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana. Ntabwo mbizi, nagerageje, urumva ni mu kwa gatatu, nabwiye Imana ngo Mana ntabwo nzakumwanya, niba ari wowe ushaka ko nzabivuga sinzakumwanya, wowe ubwawe uzishakira umwanya wumpe. Ndashima Imana rero ko uyu munsi Imana yashatse umwanya. Mumpere Imana icyubahiro. Imbwira n'andi magambo, irambwira ngo dore abantu benshi cyane bibesha ko bari mu nzira, ariko imirimo yabo ikagenda ihakana kwera kwayo. Ariko irambwira ngo uzababwire bezwe kuko utejejwe ntabwo azambona icyiciro cyose yaba arimo, aho yaba akorera hose, yaba ari umudiyakoni mugenzi wanjye, yaba ari umunyamasengesho, iri jambo rirakureba. Dukwiriye kwezwa kugeza ku rugero naho impanda yavuga none twajya kubana n'Imana, naho igare ryaza nk'uko mwene data yatubwiye ko ngo bari Nyabugogo ngo imodoka yishe abantu. Dukwiriye kwezwa kuko umuntu wese utejejwe abakora abazi kuvuga cyane, ariko dukwiriye kwezwa muri make. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 35 umanutse yepfo ku murongo w'8 ndibwira, haravuga ngo dore hazabaho inzira nyabagendwa, izitwa inzira yo kwera, ngo abantu bose banduye imitima ntibazayinyuramo, ngo inyamaswa niyo yaba inkazi ntizayicamo, ahubwo izitwa iy'ababandi. Haleluya. ngo abagenzi naho baba ari abaswa iyo nzira ntibazayiyoba.
wanyuraga ukavuga ati ariko ubundi buriya nindunzi, ariko ubundi buriya bajya bamenya ko mba hano, ariko iyo mu ijuru irabizi. Haleluya. Nubwo wakwiyita usuzuguritse, nubwo wakwiyita kutazwi, ariko iri mu ijuru ukorera irakureba. Bibiliya yarambwiye ngo Imana nigenzura imitima, ikamenya urugero rw'umuntu wese, kandi ikamenya n'ibyo atekereza. Tumaze iminsi twiga ibintu by'umwuka wera. Twifuza ko umwuka wera yamanukira muri twebwe, ibyo ni byiza cyane. Ariko se kutitirije ko umwuka wera amanukira muri wewe uramwemerera? Ko umuririmbyi yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba, jya ubana nayo kandi ubane n'abayo, ngo hanyuma abantu bazamenya ko ubanye nawe, bazareka ubugome bitabe Yesu. Bibiliya yarambwiye ngo mbese intambara ziva he muri mwe? Ntiziva mu birwanira mu mitima yanyu mwibwira. Abantu kandi baribwira ko ndi butinde, kandi ntabwo ndi butinde. N'iminota bampaye nshobora no kutayigezaho. Ntabwo njya menya kuvuga ikintu ntabwiwe. Aho kugira ngo mvuge icyo ntabwiwe, natinda nsenga. Ngira ngo Imana ngo Mana mbese umbona ute? Mbese koko ndagutunganiye? Ese iyo abantu babonye imbuto zanjye baraguhimbaza? Ese abantu n'ibyo batanziho wowe unziho mbese bimeze biti? Umubano wanjye nawe umeze ute? Nuko mugira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Niba Bibiliya ivuga ngo nuko mwirinde hatagira umuzi usharira wo kumera, imizi isharira. Nimvuga umuzi, nawe urahita ubona imizi iri impande zawe, imizi isharira imera ikabahagarika umutima, ituma abantu bahumana. Ni iyihe? Ni imbuto zo gukiranirwa, ni imirimo yo gukiranirwa. Wambwira ute ko ukunda Imana kandi ukagenda uvuga mwene so? Mbese wambwira ute ko ukunda Imana ukagenda uharabika abandi? Mbese wambwira ute ko ukunda Imana ugakora ibyaha rwihereranwa, ariko iri mu ijuru iratuzi? Haleluya. Dukwiye kwezwa kuko Imana yabonye ko muri twe tutejejwe, kandi igihe kiri bugufi uzaza ntazatinda. Dukwiriye kwezwa utarebye kuri pasiteri, ukwiriye kwezwa wowe aho igare ryawe muzahurira siho iryanjye rizaba riri. Dukwiriye kwezwa kuko intego yo kwezwa ni ukugira ngo tuzabane n'Imana turirimbira, ni ukugira ngo tuzabane n'Imana dusenga, ni ukugira ngo tuzabane n'Imana tuvuga. Umuntu umwe yambwiye ikintu kirantangaza. Umunsi umwe ngo abantu barenze umwe bagiye gusenga, bagezeho bagombaga gusengera, umwe muri bo akaba afite umuntu yanga. Ni inkuru numvise kandi zabayeho. Noneho ngo yigira hirya aravuga ati uyu muntu nzengereje reka njye kumuhamba. Ngo aragenda acukura icyobo, ntumbaze ibyo yashyizemo simbyibuka byo, ariko aravuga ngo ndamuhambye aha, kandi bari gusenga. Nguko ncukuye aha nkaba mushyizemo
urumva n'imitongero myinshi yavuze. Ngo igihe kindi kigera basubirayo, ngo arongera asubirayo, aravuga ati reka njye kura wa muntu nawe namuhambye. Buriya hari abantu bicaye hano bagenzi babo bamaze guhamba, niyo mpamvu ubona utazamuka, niyo mpamvu ubona usenga ukabona ibintu biranga. Hari abagome bo mu mitima. Ukajya usenga ukagira ngo Imana ntikumva, ariko iba yarakumvishe. Ahubwo hari abagiye kubihamba. Ngo basubirayo, ngo arababwira ati reka ngende njye kureba wa muntu. Noneho ibyo yakoze byaragahoma munwa. Ngo yaragiye ajya kumwihagarikaho, ajya kumunyaraho. None niba Imana idusaba ko dukwiye kwezwa, wowe ubyumva ute? Wowe ubanye ute n'Imana? Wowe ibyawe bimeze bite? Dukwiriye gusenga rero kugira ngo uyu munsi wa none imitima yacu ihindukirire Imana. Dukwiriye gusenga kugira ngo umugayo wose Imana yakubonaho, Imana yambonaho, ibidukureho. Hari igihe umuntu yibesha ubugingo, kandi birambwiye ngo hari abantu Imana igishesha, ukajya usenga ikakubwira iti nzakujyana hanze, ariko hanze izahagushyira. Hanze ni hanze. Bibiliya tubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abasambanyi, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Ndagira ngo twe gutinda muri byinshi, ahubwo nawe witekerezeho. Niba Imana itubona ikabona tutejejwe kandi tugakora, ntabwo ndi kurwanya abakora bakiranuka, kuko umuntu wese ibyo biba nibyo azasarura. Ibyo biba nibyo uzasarura. Niba Imana iri gusaba ko twezwa, ntidukora se? Ariko mu byo ukora ongera urebe, ese ibintu nkora ndezwa, mbikora nezwa, mbikora nitotomba, mbikora nyiranirwa? Ese ibintu nkora Imana irabyishimira? Ese ibintu nkora Mwuka Wera iyo nsuye aranezerwa? Ese ko ndirimba ko nzajya mu ijuru? Ese ko ibyo ndirimba birahamanywa n'umwuka wanjye? Tugiye gufata umwanya dusenge. Ntabwo njya ntinda, nta nubwo navuga ibyo ntavuze. Nagerageje no gutegura, ndategura aho nicara mba mfite umwanya uhagije wo gusoma Bibiliya. Ngerageza no gutegura ibindi, avuga nti oya biriya se Mana ko mbona turi neza, biriya, ariko ijambo ndyamye rirongera riragaruka. Igihamya cyanyeretse ko byagarutse ubwo nabonaga turi muri iri teraniro, hanyuma abayobozi banjye nabonaga hari n'abashyitsi. Ngo uwo munsi nibwo nari kuvuga iri jambo, hatungurana abashyitsi, kambivuge. Hatungurana abashyitsi barambwira, bansubirijeho ngo ngeze ara ku masikariye, barambwira bati rero abashyitsi baje, genda ubwo uzabivuga ubutaha. Ariko nguma gusenga Imana, ndavuga ngo Mana
ibi bintu niba ari ibyacu koko, wowe ubwawe ushaka umwanya ngo uriya umuyobozi wanjye na nijoro twavuganye. Reka rero ntatinze mu magambo, kuko amagambo menshi niyo ntaburamwe ibicumuro. Hari igihe abantu batubwira ijambo ry'Imana ugasanga kugira ngo umwanya ugende ukurura azanye n'ibindi. Oya, ni iryo ryo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Imizi yo gusharirayo nawe n'ugenzura ugasubiza inyuma amaso y'umwuka, urahita ubona ko hari imizi. Nturebe undi, ahubwo wirebe wowe. Niba imizi yo gusharira, arega burya niyo uvuze mwene so bikamugeraho, bimugeraho bimusharirira. Hari n'ufata umwanzuro akavuga ati njyewe sinzongera no kwanima kuko baramvuga. Ubwo ni abaririmbyi. Njyewe sinzongera no kwicaza kuko nabonye ko badukoranye uyu murimo batanyishimira. Ni umuzi usharira wakugezeho. Njyeweho sinzavuga, ntabwo nzatanga igitekerezo, kuko iyo nkitanze nticyemerwa. Ni umuzi usharira wageze. Abantu benshi cyane bibwira ko uburozi ari ubutamikano, ariko nibyo muvugira mu rwongorerano, nibyo mugenda mubeshera bagenzi banyu, nibyo mugenda muhimba, ubwo nabwo ni uburozi. Ukwiriye kwihana. Ndagira ngo dusenge Imana. Si ngombwa cyane, Imana ihamagara niyo Yesu, kuko ari yize umuntu wese n'urugero rwe. Dukwiriye kubana amahoro, dukwiriye kubana amahoro kugeza iwacu mu miryango. Dukwiriye kubana amahoro twaba turi hano cyangwa turi n'ahandi, twaba turi muba twita abapagane. Dukwiriye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Umunsi umwe cyo ndi busorezeho, ngo Yesu n'abigishwa be ngo banyura ahantu, banyura ku giti cy'umutini. Ngo icyo giti cyari kidafite imbuto, ariko nuko ngo Yesu ajya kugishakiraho imbuto arazibura, ngo kuko kitari igihe cyo kwera imbuto kw'imitini. Ariko burya no mu gihe cyo gutera imbuto ukwiye kwera imbuto. Ngo nuko ikindi gihe Yesu ahageze nabwo arongera asubira kukireba. Ibyakurikiyeho mu ncamake Yesu yaje kukivuma. Nta muntu n'umwe twifuza ko yagira akaga. Turifuza twese ko twezwa tukazabana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Ibyo turirimba, ibyo tubwiriza, ibyo tubwira abandi, natwe ubwacu tukaba abanyambere bo kubikora. Ni ibihe? Ni kwa kundi ubwira umuntu ngo tuzajya mu ijuru, ese wowe uzajyayo? Tuzabona batubanjiririje, ese koko nawe wumva umutima wawe ukwemeza ko uzababona? Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tugiye gusenga. Nubwo ibindi byose byaba bike, ariko umuntu akezwa akaba umukristo nyamukristo, akera imbuto zikwiriye abihannye, biramaze. Nubwo wamara kugenda ibyo abantu bavuga bikaba bike, ariko yakujyanye niyo ifite ubuhamya bwawe. Haleluya. Nubwo batakwandika ibitabo ku bwawe,
igihombo uramutse utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Ese nkanjye naba nararuhiye iki? Imfura yanyagiye aho nagiye nyura mu bishanga, amashamba yose narayemo, inyamaswa nahuriye nazo mu mashamba. Wowe se windeba nawe bireba ibyawe. Imyaka yose namaze naba nararuhiye iki? Wese waba wararuhiye iki? Yenda ibyo byanjye nibikeya. Imyaka yose wagenze wihaharika ngo ntacumura, abandi bakagera kuri ibi ngo ntacumura, abandi bakagera ngo ntacumura, ariko ku munota wa nyuma ukazabura ubugingo. Dukwiriye kwezwa. Imizi isharira yo irahari. Abantu benshi cyane bazahumana, nongera mbivuge ngo abantu benshi cyane kubera imizi isharira bazahumana. Ariko weho ndakwinginze tuba none ubwana ngo Mana, nubwo hariho imizi isharira igiye kumera cyangwa se yamaze kumera ku ruhande rwa buri mwumwe, ariko ibyo ntibikwiye kugutinyisha. Ukwiriye kurenga n'ibyo, ukarenga n'ibyo, ukarenga uko abandi bari, ukarenga uko abandi bavuga, ukarenga imiryango, ukarenga inshuti, ukazabana n'Imana. Haleluya. Karero dusenga Imana. Yobozi naje hano uzi byabaye kuri Miriyamu, ariko Imana iraza irahagarara hagati yabo irababwira ngo mwebwe abo ni babandi, mwebwe muri mwe nihabamo umuhanuzi, tuzajya tuvuganira nawe mwiyerekwa, ariko Mose we tuvugana duhanganye turebana kuko ari umukozi wanjye. Karero dusenga Imana, dusengera imitima yacu, hanyuma umuntu waje niba bimubona babone ko abana n'Imana. Mbese we ntibikureba? Ndagira ngo muhaguruke abo bireba. Ego yasoje. Imana imuha umugisha. Dukomere Imana amashyi menshi kubw'ijambo ryayo. Avuze ku bijyanye n'imizi isharira. Ntabwo wenda ari byiza kugira ibindi bintu umuntu arenzaho, ariko nta nicyo bitwaye kumva hari ibyagufashije wafashisha na bagenzi bawe. Hari icyo bitwaye ra? Hari icyo bitwaye? Ijambo ntirisobanutse se? Tumutunge ibiganza tuvuge ngo Imana imuhe umugisha. Tugiye rero gusenga nk'uko abivuze, ariko ndashaka kuvuga utuntu duke. Nanjye maze iminsi iri jambo nitekerezaho bimwe muri iyi mizi, kandi tutarebye neza nk'uko yabivuze irimbuye benshi. Hari imizi yavuze, ariko munyemere nanjye mvuge mike ubundi dusenge. Sifa kwa Mungu. Iyi mizi isharira, umuzi wo kutababarira nawo ni umuzi ukomeye cyane. Kandi uyu muzi mbere yo kugira abandi wica, nawe ubwawe urakwica. Umuzi wo kugira gute? Kutababarira. Ukumva umuntu ukavuga umva nkurikije ibintu yankoreye, nubwo byagenda gute sinzamubabarira, nzarinda njya mu nda y'isi. Uzagenda n'ejo wagenda, n'uyu munsi wagenda. Ibyiza kurushaho ni ukumubabarira, umutima wawe ukabohoka. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Sifa kwa Mungu. Amen. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimubabarirane. Niba hari umuntu wumva mufitanye ikibazo, umusange mubabarirane, uwo muzi uwurandure mu izina rya Yesu.
tuvuge amen, tuvuge amen. Umuzi wa kabiri nshaka kuvuga ni nabyita isesengura ribi. Isesengura ribi cyangwa gukeka abandi cyangwa kutizera abandi, umuntu agahora ahangayikishijwe n'abandi kuruta kwihangayikira no guhangayikira ubugingo bwe. Umuntu akaba yava aha kubera guhangayikira abandi kandi atabahangayikiye ku byiza, oya, ariko bibi. Ndagira nkubwire ngo uzananirwa witure mu muhanda. Ukwiye kwihangayikira, ugahangayikira umuryango, ugahangayikira ubugingo, ukaryama wumva muri wowe ari wowe n'Imana muri kumwe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Cyakora inshuti zawe wazihangayikira ukazirwanira ishyaka, ariko ishyaka ribi riragatsindwa. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Umuntu umwe yigeze kutubwira, cyangwa namwe mwaramwumvise, aravuga ukuntu abantu bakunda guhanura bakavuga ku barozi cyane. Mbese abantu bakumva ikibazo gikomeye gihaba ari uburozi. Noneho undi asa nk'ubiza bidufitiye umumaro, imitima yacu tukumvira ruhutse. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Nukuri Mariya yakoze cyane. Iyi mizi yo gusharira, iyi mizi yo gusharira ku itorero ryacu tuyirandure, imitima yacu inezezwe nuko dufite Imana igira neza. Tuyihe icyubahiro, Imana ishimwe. Tuyikomera amashyi, Imana ishimwe cyane. Hari undi muzi natekereje witwa ishyari n'ubugambanyi. Ishyari n'ubugambanyi. Uyu muzi nawo uragatsindwa. Niba umutima wawe utanyurwa ukumva ufitiye ishyari abantu, uyu munsi uwo muzi nawo urandure. Turi kuvuga ibintu mu mazina yabyo nuko Imana yabizanye. Uwo muzi nawo ugire gute? Uranduke, ku buryo umutima wawe unyurwa nuko umeze, nawe ubwawe ukumva birakunesheje. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu. Oya, ukumva we inama zawe ziraguhagije, ukumva. Ndagira ngo nkubwire, nuwemera kugirwa inama nawe ni umuntu mwiza. Yesu aduhana umugisha, Yesu aduhana umugisha. Hari ijambo rero rindi yavuze ryitwa kwera. Kwera ni ukwihana neza, ukavuga ngo nta kintu kibaho Imana itababarira. Icyambere rero ni ukwezwa. Muri iri teraniro nk'uko abivuze, tugiye gusenga isengesho ryo kwezwa, kandi twese. Ese murumva namwe iri sengesho twarisengana tukabwira Imana ngo Mana tweze? Haleluya. Icya kabiri ni ukwizera imbabazi za Yesu, kwizera kubabariwe ugisaba Imana imbabazi, ukabyizera, ukakira ko Imana ikubabariye. Haleluya, haleluya. Icya gatatu ni uguhindura inzira wagenderagamo, ni uguhindura ibyatumaga ucumura, ibyatumaga ugira intege nke, ibyatumaga ubona wandura, ugahindura ugafata ikindi cyerekezo, Imana mukagendana mu rugendo rushyashya. Imana tuyikomera amashyi, tuyishimire kubw'ijambo ryayo, kandi dushimire umukozi wayo. Hanyuma ambwira uko tugiye gusenga, yaratangiye kubivuga, hanyuma tubihuze twese dusenge. Imana iduhana umugisha. Arakandi kantu nongeraho, Imana yambwira hano mu iteraniro. Imana yambwiye ngo hari abantu bameze nk'ibituro bisizingwa. Muri Bibiliya birimo ngo kandi imbere byuzuyemo ibihumanya. Bituro se twese ntitubizi? Turabizi. Bituro bisizingwa.
ngo ariko imbere ese ubundi burasi iriya mizi ni iriya mizi mwarimu ya detaye nubwo ntagerageje kuyidetaya kubera igihe hari abantu bameze nk'ibituro bisize ingwa urababona bateze udutambaro urababona bambaye nk'ibi nambaye urababona baririmba urababona babwiriza urababona bagenda urababona ku misozi y'iwabo subirayo ubarebe ariko imitima yuzuye gukiranirwa yuzuye ibihumanya ibirimo mumva imbere ntimubizi si amagufwa hari undi mumaro afite se umumaro wayo ntiwarangiranye n'igihe umuntu yari akiriho ariko dukwiye kugera ku rwego wowe ubwawe wezwa utarebye ku muyobozi wawe utarebye kuri wawe undi ngo arambona akubona ariko wezwe bitwaye iki ubundi se nanakubona akagushyeshya ingingo mbega uzaba wararuhiye iki amafaranga yawe watanze igihe cyawe se cyo ibyo wigomwe se abandi banezerewe imana itweze tugiye rero gusenga imana numva twese twahaguruka hari udakeneye kwezwa se ubuse twese tuza dupfukama ahangaha ngira ngo ntitwahakwirwa yandi uravuga ubwo sinjye babwiye ariko nawe birakureba ubwo babwiye ba bandi baje uyu munsi ubwo babwiye nyiranaka ariko nawe birakureba uradufasha gusenga ese ubundi ntitwapfukama ubundi gupfukama bidutwaye iki imyenda twambaye niyo Imana yaduhaye abashobora bashake baza imyenda amabaze ibikisi ubundi se inkuru ya Nyamutunzi ngo arafite ibintu byinshi ngo gahora adamaraye ngo ariko umunsi umwe arapfa ngo na Lazaro nawe arapfa ariko Nyamutunzi ngo apfuye ngo aragenda arababazwa mbega gusiga amabubu we gariderobe yuzuye mbega gusiga amakote mbega gusiga imodoka mbega gusiga amafamu mbega gusiga korente amafaranga yuzuyeho mbega gusiga iby'isi ukamanuka mu ndiba ya rwarwobo nta mpamvu yo kudapfukamira Imana niyo idushaka ibindi byose ishatse yaduhindura uko ishaka twipfukamire dusenge Mana mu izina rya Yesu turanduye iyi mizi mu mitima y'abera mu mitima y'abakristo mu mitima y'abashyitsi bacu mu mitima y'abavandimwe mu izina rya Yesu imizi isharira imizi ituma tudasabana n'Imana imizi ituma tutababarira imizi y'ubwirasi mu izina rya Yesu iyi mizi turayiranduye mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu twubatse imbaraga z'ubumana mu mitima twubatse kubabarira twubatse amahoro mu izina rya Yesu twubatse guhuza amashari tuyakuyeho mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mwami Imana yacu imbabazi zawe niziboneke muri iri teraniro mu izina rya Yesu imbabazi zawe Mana imbabazi zawe ziboneke imitima y'abera yishimye imitima itanezerwa inezerwe imitima yasubiye inyuma igaruke mu izina rya Yesu iyi mizi turayiranduye twubatse agakiza gashyitse twubatse kwirinda twubatse kuzura umwuka wera mu izina rya Yesu twubatse amahoro adashira mu bera turagushimiye tugukomera amashyi menshi nabaje kwihana uyu munsi mbese baba bahari umuntu waba ukijijwe aribwo bwa mbere akavuga ngo nanjye nke gukizwa Imana ikasengera by'umwihariko niba hari umuntu utarakizwa utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we utarabatizwa mu mazi menshi ukumva ufite icyifuzo cyo kuba umukristo urambura ikiganza nawe tugusengera Imana iguha umugisha mwene data ego Imana ibaha umugisha ego turabishimiye Imana ibaha umugisha bene data n'abashiki bacu baze yego muze mutambuke rwose Imana ibaho umugisha mwinshi yego niba hari n'undi nawe atambuke
tumufashe gusenga. umuririmbyi niwe waririmbye wo mu gitabo aravuga ngo uhamagarwa na Yesu kenshi, kuki utamwitaba? ngo haraho iri jwi wumva uyu munsi ryaba ari ryo rya nyuma. Reka rero dusenga Imana, dusengera aba bantu b'Imana. Umuntu wese wumva ijwi ry'Imana, Bibiliya iravuga ngo ntiyinangire umutima nk'uko yahoze winangira kera. wese ntiwabwiwe, ariko wagiye